wazengurutse ahantu henshi hatandukanye usenga uzenguruka mu bahanuzi benshi batandukanye bakubwira ibihura, nta nubwo banyuranyaga rwose. Uwajyaga kure wese yasorezaga kuri common, ikintu biti cyita rusange. Niba Imana yarakubwiye ati nzakubakira urugo, aho wazengurutse hose warangizaga bakubwiye ngo Imana izakubakira urugo. Aho wazengurutse hose niba barakubwiye bati ngo tuje mu mujyi wa Paris, ahantu hose barabikubwiye. Ariko muri iyo Paris uyumva mu makuru nta nubwo uzaherereye. Iyo Paris uyibona mu bitabo, ukaba ufite n'ikizere gike cy'uko ushobora kuzagerayo. Kubera iki udakabya inzozi zawe? Kuba udakabya inzozi zawe, reka nze nkubwire impamvu imwe rukumbi ishobora gutuma udakabya inzozi zawe. Kuba Imana yaraje kuvuga ati wa mukobwa we, nkubakiye urugo rwiza cyane, nguhaye umugabo mwiza cyane, ariko ugategereza umugabo mwiza Imana yakubwiye, ugakomeza ukamwumva mu nkuru, ugakomeza ukamurota mu nzozi. Wa muhungu, Imana ikakubwira ati nguhaye umugore mwiza ukijwe uzakubahwa kandi akakubyarira ahungu nakobwa, ariko ibyo bintu ukaba warabyumvishe, ukaba warabifashe nk'umugani wa Rwanyonga na Rwabugiri. Oya, kubera ibyo ntabwo bikiri umugani. Rero impamvu yatumye ibyo byose bigenda bikujabuka bikagenda bikubana bibi, ndaje ndakubwira hanga mufite ibisubizo byinshi. Ikindi rero sasa wavuga muri umuntu karimo kuvuga amagambo, ngenda ndashaka kubanza kukubwira sasa. Rero hari n'ikindi gihe waba warashatse ariko urugo ugasanga rukubereye ishuri. Buriya abantu benshi baravuga ngo urugo ni ishuri. Urugo ntabwo ari ishuri. Ni ishuri zaba wagutumye amakaye n'amakaramu, ntabwo ari ishuri. Ahubwo rukubana ari ishuri kubera iki? Kubera yuko washatse kuryiga nyine. Niba witeguye kwiga ubwo uhuye n'ishuri nyine, ariko nta mpamvu y'ishuri. Bon, reka nza nkubwire akandi kantu. Hari n'igihe ukunda amarangamutima ku bana menshi, ukagirira urukundo umukobwa cyangwa umuhungu, ukagira urukundo umukobwa, reka nihere ku mukobwa. Umukobwa ukamukunda ariko akakobwa katakurusha ibiruka, ukakirukaho kakakubana inzozi mbi, bikaza kurangira ibyo witaga ibintu byoroshye cyane bikubanye umujagararo w'ubwonko. Kubera iki? Wamwirukanse mu gihe cyawe cyose, ariko birangira gupfiriye ubusa. Impamvu ndaje ndayikubwira. Wa mukobwa we waramubonye umukobwa, umuhungu nyine uramureba, uritinya, wanga kubimubwira, upfira muri nyagasani. N'igihe cyose ushatse kumwereka gufata nk'umusazi kubera kwitinya, kuko mu muco nyarwanda kubwira umuhungu ko umukunda ari ikibazo. Ariko impamvu ni iyi, reka nze nkubwire. Wa mukobwa we, niki gituma Imana ikubwira ko iguhaye umugabo ariko imyaka ikakubana 29, ukaba ugiye gufunga 34 nta nzozi wari bwakabye? Ushobora kwibaza ngo byagenze gute? Impamvu inganururo nuko wanyuranye warasenze ariko unyuranye n'ibisubizo byawe. Ibisubizo byawe wagombaga kubisanga ku rugo rw'amahoro gusa, nta handi hantu wagombaga kurusanga. Wagombaga gusanga ibyifuzo byawe ku rugo rw'amahoro TV, ahasigaye ibintu byose bikakubana uburyohe. Twebwe ahangaha waraje urakomanga, ugarukira kwirembo ryari? Igihe wafunguraga telefone yawe, ugafungura televiziyo yawe, ukabona imbere yawe handitse ngo urugo rw'amahoro TV, ugahita usikororinga ukigendera. Buriya kiragiye tayari ibisubizo byawe byari bigucitse. Ahangaha rero niho honyine ushobora guhura n'ibisubizo byawe, kuko nitwe twenyine dushobora dufatanya n'Imana kukuremera ibyishimo. Nitwe twenyine dufatanya n'Imana kukuremera ibyishimo. Twebwe Imana niba yarakubwiye ngo nguhaye umugabo urikanyarira, ntago izamukuzanira ngo my friend. Niba Imana ikubwiye ati nkubakiye urugo, ntago urugo izarukubakira aho ngaho uryamye mu gitanda. Imana niba ikubwiye ngo ikabikubwirira mu cyumba ati nguhaye imodoka, ngugizeho kwifuzwa, ntago ibyo bintu izabikuzana mu cyumba. Oya, niba uri umukobwa Imana ikakubwira ati nguhaye imodoka, ibishatse kuvuga yuko izaguhuza n'umugabo ufite gahunda, ufite imodoka kandi wifashije my friend. Ni uwo nguwo ntandi hanaba ni ku rugo rw'amahoro TV. Twebwe dufite abahungu n'abakobwa rero, ku muntu waba yibwira ko yagumiwe, akibwira yuko bamuroza, akibwira ko ari karande ziwabo, ariko najya mu mari impungenge, ntabwo ari karande ziwanyu.
ahubwo impamvu watinze mu kigeragezo ugatinda muri ibyo bintu nuko utamenye urugo rw'Amahoro TV. Twebwe anga tukubera abaranga. Ikiganiro tugira cyitwa Umuranga, tuguha buri kimwe cyose wifuza, tukaguhuza n'umuntu wifuza. Iyo twandikiye ukatubwira amahitamo yawe, ukatubwira mbese criteria ibyo ukunda ugendera, uhitamo wowe wifuza guhitamo ugendeye kuki. Nicyo cyo twebwe tumenya gusasiga ibindi byose bigahita bikubana uburyohe. Uratwandikira ukatubwira uti rero jewe nitwa runaka, mfite imyaka 4 nkora